Abantu bavutse mu kwezi kwa munani ariko Kanama. Abantu bavutse muri uku kwezi ushatse wabita barukundo kuko ari abantu bagira urukundo rwinshi cyane, kikaba ari nacyo kiranga bavutse muri uku kwezi kurenza ibindi. Ubushakashatsi bwerekanye ko abantu bavutse muri uku kwezi kwa munani kimwe n'abavutse mu kwezi kwa kabiri aribo bantu bazi gukunda ku rwego rwo hejuru kurenza andi mezi yose twabonye. Bazi kubaka urugo iyo bamaze kuba ababyeyi. Ibi ngibi bikaba ari byo bikunze gutuma ari ibintu bibagora cyane guca inyuma abo bashakanye, bakifuza kubona ibyiza muri bagenzi babo kurenza uko bakwifuza kubona ibibi. Ibi ngibi rero bikaba ari byo bituma baba inshuti nziza kandi bakaba bazi kubana neza n'abandi. Abantu bavutse mu kwezi kwa munani ni abahanga cyane, bakaba bazi kureba no kumenya ibyo abantu batekereza, hanyuma bikabafasha kumenya uko bitwara. Kubona abantu bari mu buzima bwabo biraborohera kandi bikabafasha kubirinda. Bakaba ari abantu bafite n'impano yo gutekereza vuba, bakaba ari abantu kandi bashobora kukugira inama, bakanga agasuzuguro no gutwarwa nabi. Izi ngizi akaba ari zimwe mu mpamvu zituma mushwana byihuse mu gihe cyose wagerageza kubibereka cyangwa se kutabatwara neza nk'uko babyifuza.